kalamu senderero mwana nkweretse amapromota na miki nibazaburare nibazapirirwe nibazimane uzamwana waguhe amajya n'amazi migisha hejuru no hasi migisha. Take me to the flow unugo tafite do uzikupina tiamo mi amo side nigga diano sheri ishimwe cyane Imana iba urugo ruhire kuhungu nakobwa amata ku ruhimbi. Nanze kubaha inka kuko ndabibona ku rwuri rwanyu ntabwo rurimo ubusa. Nanze kubaha imbwa kuko abenshi barayinyita. Nahisemo kubahereza inkoko nk'ikimenyetso cy'urukundo n'isezerano ryo kugira ngo mubane iteka n'umuhanzi w'umuraperi twemera Riderman yise Rusake. Ni muri urwo rwego rero nanjye nyikuzaniye n'ukuri rwose ndabizi ukunda umurimo. Iyi ngiyi izajya igufasha kuzindure mu gitondo. Arakoze n'ukuri rwose kandi nawe Miki simbibifurije ariko haje nk'abashyitsi bagutunguye cyangwa se nawe ubona ibintu bitameze neza ntuzicwe n'inzara uyibona. Ndabakunda cyane urugo ruhire. Niwe muntu wa mbere utanze isaha akavuga ngo bazanayiriye. Oya wumvise ukuntu navuze aravuze ngo simbibifurije ngo ariko bibaye ngombwa ngo abashyitsi baje babatunguye. Ahagarare areba neza kuko byanze bikunze. Reka nsabe asifiwe nawe. Birashoboka ko wari uri hano wamubajije izina cyangwa se wari urimo gutera imibare uvuga uti ejo nshobora kuza gufata irembo ariko nagira ngo nkumare amatsiko. Reka nsabe asifiwe agupepere akubwira ati bayo amashyi menshi azabashyireho undi mugisha wa nyuma ababwira ijambo ry'Imena ibyo akora ariko naze buri nguni uri hehe. Reka tubanza dusenyere umukozi Imana mbere kabaho umugisha babwire sha kurongora ni byiza ariko buri kana buri nguni kuba tutararongoye ni byiza kurushaho. Shandele baba la masaka